ahubwo kuba badasora nicyo kosa mbona leta yakoze, kuko na Yesu ubwe yasoze, no bavuga ko ari we mwami wabo, niwe rugero, none se ko we yasoze bo n'icyo ku buryo bwabo batasora. Yagira ngo uribuka ko mu nkuru za Bibiliya hari aho yabwiye umwe mu bigishwa be ngo ajye mu nyanja, sinzi ngo akure igiceri mu ifi azagitange nk'umusoro. None se we ko yarekonesaga importance yo gusora umusoro wa leta, bo n'iki ni bande bumva ko badashobora gusora, kandi ibikorwa remezo biva mu misoro ari byo barimo gukiniramo, barimo gusimbukiramo no kubyiniramo, kuki bo badashobora kugira uruhare mu kurushaho kubyubaka. Bibiliya yishe n'ibitabo bitari byiza, iyo ugiye kureba ingaruka bigira ku myumvire y'umuntu. Kandi Bibiliya ntabwo, nubwo harimo aho hamwe na hamwe bavuga ko ibitabo bimwe na bimwe bigize Bibiliya hari aho byemeza ko kubaha ubuyobozi no gukorana nabwo ari ikintu cy'ingenzi, bavuga ko umutware atahewe inkota ubusa, ariko usanga ibitabo byinshi bigize iri koraniro ryabyo bituza umuntu mu isi idahari, bikubwira ko uri umuhisi n'umugenzi, iyi si yawe. Iyo wumva rero ko uri umugenzi, iyo uri umucumbitsi, nta ruhare ushobora kugira mu buzima bw'izigucumbikiye, kuko wumva atari inshingano zawe, wumva ko utazahatinda, ntabwo uri kubaka bikureba birareba. Niyo myumvire iri muri iki kintu cyitwa ngo ni abanyamadini, bumva yuko igihugu ntabwo inshingano zo kucyubaka no kugira uruhare mu iterambere ryacyo bifite abandi bireba, bo barimo barajya mu ijuru, n'abimukira si iwabo. Iyo ni ingaruka mbi cyane yasizwe n'ibi bitabo bya Bibiliya, aho bakubwira ngo usanga bimwe na bimwe bivuga ngo muri iyi si ngo nta munani ntacyo hafite, ubeho nk'ugenda, iwacu ni mu ijuru dutegereze umukiza. Ibyo rero byica umuntu, bikamwaka na responsibility, inshingano zo kuba mu isi neza, kandi akayibamo nk'umuturage wayo, urebwa n'ubuzima bw'iterambere ry'aho ari. Ibyo ni ukuri rwose, ibyo ni ukuri. Ahubwo abayobozi b'umudugudu ngira ngo n'ab'utugari bakwiye nabo guhwiturwa neza, kandi nibwira ko igihe tugifite Perezida Paul Kagame bizakunda. Ubundi we mu mudugudu wawe hagiye insengero 5, 6, uri hehe? Ushinzwe iki? Ubwo uzi iki hakubesheje aho ngaho mu by'ukuri nk'inshingano? Ibyo ngira ngo bakwiye no kubazwa abayobozi b'inzego z'ibanze, kugera kugira ngo kuri ba meya habeho kumenya ngo wowe ibikorwa remezo biri aho utwaye ni ibihe. Insengero ni igikorwa remezo, insengero ni igikorwa kiri mu nyungu z'ubuzima bw'umuturage. Baba bakwiye kugenda nabo bagira ngo babibazwa n'abashinzwe kubareberera. None se reka kubaze, umuntu akujyana ate aho atazi kwe? Umuntu akujyana mu ijuru, we yagezeyo arahazi, azahakura. Nibyo perezida yavugaga mu mwanya, ahubwo akareka abanyarwanda mwapfuye mu mutwe ku buryo musheshengwa n'abantu basaze. We yavuga ati ni abantu basaze. Umuntu ahubwo aragutwara mu ijuru, inzira ijyayo ni iyihe? Yakweretse igihamya cy'uko yavuyeyo. Ibyo rero ni twebwe tuba dufite ikibazo cy'imyumvire, kumva ko hari aho urimo kujyanwa n'utahazi, n'ugupfa mu ntekerezo nyine baraturangije. Ariko baba basheshengesha abantu kugira ngo babone uburyo babakamamo, ibyo babakamamo babavomemo indonke bagakuramo, babizeza ibidahari. Ubwo nibwo butekamutwe ubundi bwa mbere. Mu byo ribu njya numva mu byaha ribu ihana harimo ngo ubwambuzi bushukana, ibintu nk'ibyo. Ese urumva ngo atari ubwambuzi bushukana? Umuntu aragushuka kujyanye mu ijuru, ariko ubanza agucuca ubutwe ufite, icyo si icyaha mu by'ukuri gihanwa muri ayo mategeko y'u Rwanda? Ni icyaha gihanwa cyane.
Yesu ubu ni ubujura bushukana, aragushuka kukujyana ahantu hatabaho, ahantu utaragera, ahantu hataragera, ukamuha ibyawe. Gusa niba atari ubujura, icyo ni iki? Nibwira ko mfite icyizere ko bigiye kurushaho kuba byiza. Ngira ngo umukuru w'igihugu yiyamamaza yagaragazaga ko ibyo yakoze agiye kurushaho kubikora neza kurushaho. Mu byo yakoze rero yadukijije akaduruvayo n'akavuyo k'amadini. Nibwira ko bigiye kurushaho kunozwa no gushyirwa mu bikorwa kurushaho. Gusa numva mbabariye nyine nk'abantu batabyumva ko bikwiye, abantu bumva ko babibyazamo andi makimbirane ashingiye ku irari ryaho, bakaba bafite iyo myumvire. Abo ngabo nibwira ko ibizababaho bitazaba byiza, bizaba bibi kurusha gufungirwa isengero, kuko iyo urebye icyerekezo cy'igihugu cyafashe, umurongo ubuyobozi bw'u Rwanda bufite, hari ibidashobora kwihanganirwa. Muri ibyo rero harimo mubona ko bidahari. None se nyine assumption ni iki? Assumption, to assume ni nko assuming ikintu utazi. Ni imagination. None se urizihiza imagination gute? Ubwo umeze uti ikintu utazi ukimagina kuko kitariho. Ntabwo wimagine ikintu cyabaye, wimagine ikintu gishobora kuba kitazanaho cyangwa kitigeze kibaho. Noneho ubwo turimo kwimagina mu mutwe wacu ko Bikira Mariya yagiye mu ijuru, kuko ntaho yagiye. Noneho twatangiye no kubyizihiza, tubirimo twaririmbye, gusa urumva atari ya myumvire yamaze gucinyizwa cyane ku buryo umuntu atakizi icyo celebrating n'icyo adakwiye gucelebrating gute imagination gute. Abantu celebrating amateka yabayeho, bakibuka ibyabaye, bakongera bakabyishimira. Nk'ubwo wishimira imagination ute uri umuntu muzima ufite ubwonko bungana n'ubw'abandi, ufite ikintu utazi ukicelebrating ute? Tumeze neza hano mu Rwanda, tumeze neza cyane. Bwana Mugabo John, umeze utaho uherereye mu Rwanda rw'iyo ngiyo? Rwanda rw'ino turaho, turamahoro, nubwo rudasa n'urw'iwacu. Urw'iwacu rwo n'umwimerere birumvikana. Mu rwa Gasabo iteka ruba ari rwiza cyane. Bwana Mugabo John, wawe ikaze kuri TV yacu. Murakoze cyane. Bwana Mugabo John, mu minsi ishize hari inkundura yigeze kuza yo gufunga insengero zitubahirije ibyangombwa RGB isaba, cyangwa ikigo gishinzwe imiyoborere. Iyo nkuru yakugezeho? Harahita hageze se, isi yose yageze. Wayakiriye ute? Birakwiye, ni ibintu biba bigomba gukorwa, ahubwo nibwira ko gutegereza zikagera muri biriya bihumbi bingahe kugira ngo kwari ugutinda gukabije. Ntabwo byagomba gutegereza bigana kuriya. Harimo abenshi babirakariyemo bati antikristo. Buri muntu avuga uko areshya mu myumvire ye, kandi koko ni mu gihe idini ryagize imyaka irenga 2000 yo gucinyiriza imyumvire y'umunyafurika. So umuntu wese yabyumva gutyo n'ingaruka z'uburyo yacinyijwe mu myumvire. Guhonoka rero birashoboka, ariko bizatwara igihe. Abanyafurika twarapfuye cyane, twikanga ibyo tuguriya. Iyo ikintu utakizi, icyo ubonye cyose ukikanga n'icyo, kubera ko batazi antikristo. Uranyumva? Ndakumva neza cyane.
kubera rero ko ibyo babwiwe batabizi n'ababivuze batabizi, so ikibaye cyose bakikangamo ibyo ngibyo bya Antikristo kuko ntibazi icyo ari cyo, ntibazi. Yes. Bwana Mugabe, iyo ugiye kwitegereza muri Afurika cyane cyane mugabane wacu wirabura, abazungu bataraza hari ukuntu twari tumeze, ariko bamaze kuza ibintu byahinduye isura cyane. Benshi bavuga yuko kuba Afurika idatera imbere ari uruhare runini ruterwa n'amadini. Ese nawe niko ubibona? Cyane amadini yakoze ibintu bigera kuri bitatu, yakenesheje uyu mugabane cyane, aciza ubushobozi bw'imitekerereze n'imyumvire y'umwirabura. Ikindi aranamukinyagaza ku bijyanye no kwimenya. Ubwo rero ubwo bushobozi, kandi ibyo nibyo rutirigongo rw'igihugu, nibwo rutirigongo rw'umuryango, nibwo rutirigongo rwa sosiyete. Igihe rero urutirigongo rurwaye, nta yindi, nta ubutagihagarara, ubutashobora kwicara, nyine ubu ngaho utabikwa ku buriri kuko nta kintu ushobora kwikora. Natwe rero nk'umugabane ubona ko turi abatamikwa, twanyuzwe no gutamikwa kuko ntidushobora guhagarara, urutirigongo ntabwo ruriho. Ubwo hagati aho ngaho abanyafurika ubundi twagakoze iki? Kuko akenshi usanga byaragiye mu mitwe y'abantu, burari nk'abantu bari bubone ikiganiro bakavuga ati aba bantu bararangiye, bararwanya Imana. Ababivuga byo nyine, none se abarwayi wabamara ku isi bararwaye, ni uburwayi, imyumvire irwaye, kandi abo tuzabahorana. Icyangombwa kitureba ni uburyo wenda abantu bagerageza bakitabwaho bagafashwa kugira ngo bazahuke mu ntekerezo. Ariko ntabwo Imana ntabwo ari amatafari, Imana ntabwo ari amabati bajyamo. Imana, Bibiliya yabo iyo ngiyo bise ijambo ry'Imana, fine, niba ari ijambo ry'Imana, ahubwo birimo kubabaho ni igihano cy'Imana kuko banze kumvira ijambo ryayo. Yababwiye ngo ntabwo iba mu nzu zubatswe n'amaboko y'abantu. Niko birivuga ko ngo yabajije Dawidi ngo ku ijuru ari intebe yanjye, n'isi ikaba intebe y'ibirenge byanjye, mwanyubakira nzuki? Icyo gitabo n'ubundi Bibiliya nicyo kivuga yuko ngo Imana kinyuzemo n'ubundi yavuze yuko izaba mu mitima yabo, mu mitima yabo niho nzandika amategeko yanjye, nzagendera muri bo, nzaba muri bo. N'uwa rero Uwiteka bavuga ntabwo bamuzi nabo. Iyo urakaye ngo bagusenyeye ngo inzu y'Imana, ubutazi mu by'ukuri ngira kubera ngo ubutazi Imana, ubutazi n'aho iba. Ibyasenywe rero ni ahantu bateranira, ntabwo insengero zasenywe, nta nubwo zasenywa. Insengero zo mu mitima y'abantu yabiremeye, ibana nabo, ntabwo yaza kuza mu byondo byacu. Hariya naho bateranira bakahakura indonke. Niyo mpamvu rero leta isaba ko bijya kuri gahunda, kuko ibintu byose biza n'indonke, bigira umurongo bikoreraho. N'umukuru w'igihugu nawe aherutse kubisubiramo yibaza insengero ubundi aho gukemura ibibazo byacu bitwugarije, ariko gufunga insengero bikaba ikibazo. No mu mwanya nahoze ndeba yabisubiyemo arahiza abadepite na prime minister, avuga yuko ntabwo azabyihanganira, ntazihanganira akavuyo ko mu nsengero gaterwa n'insengero. Ikindi anavuga yuko ahubwo bakwiye gutanga gusoreshwa kugira ngo noneho amafaranga bagura abaturage abe yagirira akamaro abaturage binyuze mu bikorwa bya leta. Nibura hari umuntu ukwiba akakwiba 100% akaguheza, ariko nibura nibiba 50% y'ibyo wibwe ubigarurizwe mu buryo bw'ibikorwa remezo ndetse n'izindi gahunda leta igenera abaturage. Numva rero cyari igitekerezo cyiza. Umukuru w'igihugu ni impano Imana yaduhaye
ku batabyumva batyo ni akazi kabo, ariko twebwe turabibona, umuntu wese ufite ubwenge utekereza, turabona ko u Rwanda rwagize imana ruratabarwa. Imana ya nyayo apana izo tubwirwa muri Imana yayo, Imana y'u Rwanda ihoraho, yahoranye natwe kera, niyo turi bene Imana, n'ubundi niko twitwa muri gakondo yacu. Ntabwo rero yatureka turi bene yo, turi abana bayo. Rwose akantu ko gusoresha insengero rwose wagira ngo yarebaga mu mutima wanjye. Njye numvaga nari hafi kuzahamagara komiseri wa Rwanda Revenue bakabyigaho, kuko iyo ugiye kuri amafaranga insengero zitwara abantu ugasanga ahubwo barasoresha umuntu ukirwanaho ufite nk'agasoro kogusha, ugasanga afite imashini imwe baramuca imisoro, ariko ugasanga urusengero rusarura amamiliyari ngo agiye ku Mana. Ni nayo mpamvu nyine ubona ko birimo akavuyo, naho abantu bungukira ntacyo bashoye, kandi iyo badasora n'ubundi ntacyo batakaza. Niyo mpamvu ubona harimo akavuyo, abantu bose barimo kubyirukanyiramo. Ubwo nibashyiramo icyo kintu ngira ngo kizaregerariza ubwitabire bw'abashaka kubijyamo mu buryo bugaragara. Bwana John Mugabo, wahuza gute iki gikorwa cyo gusoresa insengero n'imyumvire y'abantu ukuntu bagiye kubyitwaramo? Abantu barabyitwaramo gute? Harimo abashobora kuvuga ngo ariko noneho babandi bavuga ko imperuka igiye kuba, ubu nabo mu mitwe yabo nabo ntabwo twababura. Iki gikorwa abantu bacyumva. Urumva nyine ni ikibazo. Urumva iyo wubaka igihugu, iyo wubaka sosiyete, umuryango nyarwanda, iyo wubaka igihugu, ntabwo ugendera ku myumvire y'abantu hariya, kuko wigendera ubona ko gutuma udindira. Niyo mpamvu Afurika imeze itya, ni ukureba ngo wowe urakora ibikwiye mu nyungu z'abo uyoboye. Baba babyumva batabyumva bazabyumva igihe kigeze. Ahubwo kuba badasora nicyo kosa mbona leta yakoze, kuko na Yesu ubwe yarasoze. Nuko bavuga ko ari we mwami wabo, niwe rugero, nurese ko we yasoze bo n'icyo ku buryo bwabo batasora. Yagira ngo uribuka ko mu nkuru za Bibiliya hari aho yabwiye umwe mu bigishwa be ngo ajye mu nyanja, sinzi ngo akure igiceri mu mwishi azagitange nk'umusoro. None se we ko yarekonesaga importance yo gusora umusoro wa leta, bo n'iki ni bande bumva ko badashobora gusora, kandi ibikorwa remezo biva mu misoro ari byo barimo gukiniramo, barimo gusimbukiramo no kubyiniramo. Kuki bo badashobora kugira uruhare mu kurushaho kubyubaka? Okay. Ndashaka yuko dusesengurira neza ku myumvire y'abantu yo kuri Bibiliya n'iterambere ry'igihugu, kuko iyo ugiye kureba kenshi usanga abantu benshi bashirira mu nsengero bavuga yuko ari ibisubizo byabo biri. Bibiliya yishe n'ibitabo bitari byiza, iyo ugiye kureba ingaruka zibigira ku myumvire y'umuntu. Kandi Bibiliya ntabwo, nubwo harimo hamwe na hamwe bavuga ko ibitabo bimwe na bimwe bigize Bibiliya hari aho byemeza ko kuba ubuyobozi no gukorana nabwo ari ikintu cy'ingenzi, bavuga ko umutware atahewe inkota ubusa, ariko usanga ibitabo byinshi bigize iri koraniro ryabyo bituza umuntu mu isi idahari. Bikubwira ko uri umuhisi n'umugenzi, iyi si yawe. Iyo wumva rero ko uri umugenzi, iyo uri umucumbitsi, nta ruhare ushobora kugira mu buzima bw'izigucumbikiye, kuko wumva atari inshingano zawe, wumva ko utazahatinda, ntabwo uri kubaka bikureba birareba. Niyo myumvire iri muri iki kintu cyitwa ngo ni abanyamadini. Bumva yuko igihugu ntabwo inshingano zo kucyubaka no kugira uruhare mu iterambere ryacyo
bifite abandi bireba bo barimo barajya mu ijuru n'abimukira si iwabo. Iyo ni ingaruka mbi cyane yasizwe n'ibi bitabo bya Bibiliya, aho bakubwira ngo usanga bimwe na bimwe bivuga ngo muri iyi si ngo nta munani ntacyo hafite, ubeho nk'ugenda, iwacu ni mu ijuru dutegereze umukiza. Ibyo rero byica umuntu bikamwaka na responsibility, inshingano zo kuba mu isi neza kandi akayibamo nk'umuturage wayo, urebwa n'ubuzima bw'iterambere ry'aho ari. Okay, hariho abantu benshi bavuze batari ko ubundi izi nsengero, kuko iyo ugiye muri statistics cyangwa imibare y'insengero ziri mu Rwanda, babara yuko nibura buri mudugudu mu Rwanda urimo insengero zirenga 4. Abantu benshi bakavuga atari ko izo nsengero kuki zitavaho, ahubwo hakajyaho nibura amashuri yigisha ubukorikori abana b'urubyiruko. Ibyo ni ukuri rwose, ibyo ni ukuri. Ahubwo abayobozi b'umudugudu ngira ngo n'ab'utugari bakwiye nabo guhwiturwa neza, kandi nibwira ko igihe tugifite Perezida Paul Kagame bizakunda. Ubundi we mu mudugudu wawe hagiye insengero 5, 6, uri hehe? Ushinzwe iki? Ubwo uzi icyo hakubesheje aho ngaho mu by'ukuri nk'inshingano. Ibyo ngira ngo bakwiye no kubazwa abayobozi b'inzego z'ibanze kugera kugira ngo kuri ba meya habeho kumenya ngo wowe ibikorwa remezo biri aho utwaye ni ibihe. Insengero ni igikorwa remezo, insengero ni igikorwa kiri mu nyungu z'ubuzima bw'umuturage. Baba bakwiye kugenda nabo bagira ngo babibazwa n'abashinzwe kubareberera. Abantu bubaka insengero akenshi usanga target bo bavuga ko ari ugukorera Imana, ugasanga abaturage bagiye gusenga abayoboke babo bo bavuga yuko ari ukubajyana mu ijuru, ariko wakurikirana ugasanga ibikorwa bakora ugasanga barabaka ayo maturo. Akenshi abantu bakunze no kuyapfa, sinzi niba ayo makuru ajya kugeraho. Nane se reka kubaze umuntu akujyana ate aho atazi kwe? Umuntu akujyana mu ijuru, we yagezeyo arahazi azahakuru. Nibyo perezida yavugaga mu mwanya, avuga ati Abanyarwanda mwapfuye mu mutwe ku buryo musheshengwa n'abantu basaze. We yavuga ati nta bantu basaze. Umuntu awugaragara aragutwara mu ijuru, inzira ijyayo ni iyihe? Yakweretse igihamya cy'uko yavuyeyo. Ibyo rero ni twebwe tuba dufite ikibazo cy'imyumvire, kumva ko hari aho urimo kujyanwa n'utahazi, n'ugupfa mu ntekerezo nyine baraturangije. Ariko baba bashyeshyengesha abantu kugira ngo babone uburyo babakamamo, ibyo babakamamo babavomemo indonke bagakuramo, babizeza ibidahari. Ubwo nibwo butekamutwe ubundi bwa mbere. Mu byo ribu njya numva mu byaha ribu ihana harimo ngo ubwambuzi bushukana, ibintu nk'ibyo. Ese urumva ngo atari ubwambuzi bushukana? Umuntu aragushuka kujyanye mu ijuru, ariko ubanza agucuca ubutwe ufite. Icyo si icyaha mu by'ukuri gihanwa muri ayo mategeko y'u Rwanda? Ni icyaha gihanwa cyane. Ubu ni ubujura bushukana. Aragushuka kukujyana ahantu hatabaho, ahantu utaragera, ahantu ataragera, ukamuha ibyawe. Gusa niba atari ubujura, icyo ni iki? Ni ubujura cyane bushukana. Bwana John Mugabo, turashaka ngo utubwire, ese ubu ngubu noneho ndibaza yuko muri Bibiliya hari ahantu havuga ngo umwenda wari ahera ngo watabutsemo kabiri. Ubu ndibaza yuko ubwo umukuru w'igihugu yabivuze, ubwo nibwo nge navuga yuko umwenda wari ahera buno utabutsemo kabiri, buri wese agiye kumenya icyo gukora. Ese tugiye kubona impinduka nziza ku rwego rw'igihugu, cyangwa bikaba byangira no mu bindi bihugu bya Afurika? Nibwira ko mfite icyizere ko bigiye kurushaho kuba byiza. Ngira ngo umukuru w'igihugu yiyamamaza yagaragazaga ko ibyo yakoze agiye kurushaho kubikora neza kurushaho. Mu byo yakoze rero yadukijije akaduruvayo
n'akavuyo k'amadini. nibwira ko bigiye kurushaho kunozwa no gushyirwa mu bikorwa kurushaho. gusa numva mbabariye nyine nk'abantu batabyumva ko bikwiye, abantu bumva ko babibyazamo andi makimbirane ashingiye ku irari ryaho, bakaba bafite iyo myumvire. abo ngabo nibwira ko ibizababaho bitazaba byiza, bizaba bibi kurusha gufungirwa isengero, kuko iyo urebye icyerekezo iki gihugu cyafashe, umurongo ubuyobozi bw'u Rwanda bufite, hari ibidashobora kwihanganirwa. muri ibyo rero harimo abayobya imyumvire y'abantu basenya ubumwe bw'abanyarwanda, bashaka gusenya cyangwa se gutambamira iterambere ry'igihugu. ikintu cyose rero ushobora gukoresha cyaba ari ikitagushimisha ukaba wagishyira mu mvugo cyangwa mu murongo usenya ubunyarwanda, usenya ubumwe, aho ngaho itegeko riragukarira cyane kurusha gushyiraho umuryango ku rusengero rwawe. Bwana Mugabo John, ubu ngubu insengero byo umubare ugomba, ibyo tubona nuko ugiye kugabanyuka. Ese nubwo imyumvire y'iyobokamana twacenjejwemo imyaka irenga 100 itacika kano kanya, wowe ubona ari nibura nk'insengero zingahe zikwiriye ku rwego rw'akagari? Yenda duhere ku kagari, kuko ku mudugudu mbona nta rusengero rukenewe ku mitekerereze yanjye, niko mbibona. nibura duhereye ku kagari. akosa akagari, urumva akagari hari n'igihe wabona ntabwo ari ngombwa ko buri kagari kagira urusengero. mu by'ukuri urusengero nakubwiye ntabwo ari igikorwa, si igikorwa remezo, ntabwo ari igikorwa cy'impuvinga ubuzima bw'umuturage bugaragara. ntabwo ari ihame ko, ntabwo ari ishuri, ntabwo ari amazi, ntabwo ari ibitaro. ibyo bikorwa wavuga yuko byakenerwa ku rwego rwa buri kagari cyangwa se buri murenge. urusengero rero rwakagombye kuba niyo bwaba ari ubugari butatu bufatanyije urusengero rumwe, ibyo nta kibazo bivuze. butatu bune, neza ubugari buba burimo abaturage bangana iki? tukagira nibura urusengero kuri buri tugari, wenda 3 cyangwa 4. ariko urafata buri kagari kuba gafite urusengero, iyo ni dispensaire. ubona buriya Bibiliya idakwiriye guhindurwa. hari abantu nigeze kumva babivuga ko Bibiliya yagakwiriye guhinduka, hanyuma ikajyana n'iterambere cyangwa n'imitekerereze ihari muri iki gihe. ese nawe niko ubibona? ntabwo Bibiliya ikenewe ndetse no guhinduka inakenewe. kuko abantu batazi amateka ya Bibiliya nibo nyine bakomeza bakaba victime wa Bibiliya. Bibiliya ni igitabo cyakozwe, cyashyizwe hamwe, cyubatswe n'umushinga wa politiki. ntabwo bihuriye n'Imana, ntabwo bihuriye n'ubuyobokamana. so irahinduka se ni yandi ubundi yaje ubundi Bibiliya ni yacu. tujya mu biganiro biyihindura cyangwa biyigumisha ni igitekerezo cyacu, ntabwo ari icyacu. ibyo rero njyewe navuga ni ahubwo niyo ninakenewe kugira ngo umuntu ashobore gutungana neza. hari abavuga ko ari igitabo cyanditswe n'Imana rwose, harimo umuntu ushobora. ntabwo Imana yandika. Imana ntabwo yandika. navuga ngo icyo gitabo ubwacyo kiravuga ngo kirimo amagambo avuga ngo nzashyira amategeko yanjye mu mitima yabo, nzandika amategeko yanjye mu mitima yabo. so niba hari aho Imana yandika ni mu mutima w'umuntu, ntabwo ari mu rupapuro. nta kuboko kw'Imana kwandikamo. ibi ni ibintu by'abantu, ariko mu by'ukuri uretse n'umwana w'igitambambuga umuntu wese yabyumva. nta Mana yicaye ngo yandike ikore. ibi ni abantu nibo bandika, nibo bakora impapuro, nibo bazandikaho, nibo bakwirakwiza inyandiko zabo. ntabwo Imana ifite uwo mwanya. Imana ni Imana irenze, ifite ubushobozi itanganya n'abantu, ku buryo niba uburyo bwacu dufite aho kwandika nk'abantu, uburyo bw'Imana ntabwo bushobora kuba kwandika. niyo mpamvu yitwa Imana, niyo mpamvu ari Imana irenze mu bwenge n'ubushobozi byacu, tukayibeshye. ibyo ni ibyacu. ndashaka yuko abantu bumva neza ko Bibiliya itanditswe n'Imana, kuko ndashaka bisobanura neza mu minota nk'itanu kugira ngo abantu kuko abantu hano hanze kumva umubwira ngo igitabo Bibiliya cyanditswe n'abantu ashobora no
no afite n'imbunda yayikurasisha. Ndashaka kugira ngo wenda wazakora ikiganiro cyihariye kuri Bibiliya amateka yayo, uretse ko nagiye byigisha kenshi nyine aho ngaho mu biganiro byanjye nakoreraga aho ngaho, ariko ufite umwanya twazicara tukajya neza muri detaye ari cyo kiganiro cy'amakuru y'amateka ya Bibiliya. Ariko muri make Bibiliya ni umushinga wavuye ibwami, urabyumva, ni umushinga watangijwe n'umwami. Umwami washakaga abayoboke, washakaga w'abaroma, washakaga kuganya, gufata imitima y'abayoboke, kuko ntabwo yari popira cyane, ntabwo yari afite popularite. Noneho ategura umushinga, kuko abaturage b'icyo gihe bari abayoboke, bari bafite kwemera. Buriya buri muco wese, buri umuntu akunda yomatana n'ukwemera kuruta komatana na politiki, urabizi ngira ibyo ngibyo. So aravuga ati reka dushakishe uburyo ukwemera kose tugukubira ahantu hamwe, urumva. Noneho nitugukubira ahantu hamwe abantu barashobora kunyoboka banyiyumvemo, urabyumva. Nta nubwo yari umukirisitu, urabyumva, ntabwo yari ibyo bita abapagani, yari umupagani. Nuko arabikora, ashaka umuntu uri muri uwo murongo nyine w'idini kwemera, amuha task yo kwegeranya ibitabo bijyanye n'umurongo uri bufashe ubutware bwe n'ubwami bwe kurushaho gucengera. Uwo mugabo arabikorera hano muri Afurika, muri Alexandria, muri Misiri. Yicara kuri uwo mushinga, atoranya ibitabo. Buriya Bibiliya ifite ibitabo byinshi nyine bisa nayo bitari muri yo, kuko bagiye bahabaho gucagura bakareba ibijyanye n'ibyo ubwami bw'abaroma bushaka. So ashyira hamwe ibyo bitabo, arabyegeranya, abitwarira umwami kugira ngo umwami abyemeze, abihe umugisha. Umwami abihe umugisha, atangaza icyo gitabo nyine nk'igitabo cy'Imana. Gitangira kuba igitabo cy'Imana gityo kugeza uyu munsi. Ariko mu by'ukuri ni igitabo cy'abantu, ni igitabo gikubiyemo, nk'uko bakubwira ngo harimo ibitabo 66 ngira ngo, ni ukwereka ngo ntabwo ari igitabo kimwe, ni ibitabo bahuje, kandi babihuje ari ibyo mu bihe bitandukanye, byanditswe mu masivirizasiyo mu Nyarwanda banazi uko nabyita, ariko mu iterambere ry'igihe gitandukanye. Niyo mpamvu iyo uyisomye akenshi usanga hari ahantu henshi harimo ibintu bisa naho kwivuguruza, aho usanga rigenda byivuguruza kubera yuko bahuje ikintu bakigira kimwe kandi kidashobora kuba kimwe. Hanyuma ibyo kwitwa igitabo cy'Imana ubwo byo muri Afurika byo banza ari twe byazaniwe. Ubundi nta nubwo abazungu nta nubwo bagita igitabo cy'Imana, igitabo cyera, Holy Bible, urumva. Igitabo cyera rero n'umuco wacu, natwe dufite ibyezwa bikera. Buri muco buri ugira kweza, hari ibyera, hari iby'uvuma, hari ibi. So kuko wari umuco w'abaroma nyine, barakejeje bakigira icyera, ariko nta hantu bigeze bavuga ko ari icy'Imana. Nitwe twakize icy'Imana kubera ko turijije. Mugabo John, hari abantu nahoze nganira nabo bambwira yuko ngo rwose i Burayi icyo gipindi bakirenze, ngo ntago abantu i Burayi no muri Canada no muri Amerika rwose ngo ntago abantu bakijya mu nsengero ngo bamenye ko ari igipindi. Ese niko bimeze koko? Niko bimeze hanze rwose hose, ni n'amatongo, insengero n'amatongo, ni ibizu basize aho ngaho. Naho usanze bitwa ko hari ibigikora, usanga harimo abakecuru gusa, abantu nyine badafite ikindi bakora, bari muri za retirement zabo, cyangwa se abana babo batunze. Nta muntu ufite icyo akora, ufite igenamigambi, ugifite umwanya wo kujya mu nsengero. Ibyo ni ibintu bya kera cyane. Okay, sasa ndashaka yuko
ubwira abantu icyiza cyo guhuza iterambere n'umuco wacu twirengagije uwo twazaniwe n'abazungu, ari ibyo bijyanye na Bibiliya nyine, kuko ikigaragara ni uko hari ubushakashatsi bwakozwe buvuga yuko kugira ngo igihugu gitere imbere kiba kigomba kwisanisha n'umuco wacyo. Ni report ni UN ni report yavuye muri yakozwe n'icyiciro cy'umuryango w'abibumbye cyitwa UNDP gishinzwe iterambere. No, ntabwo ubundi umuco ni iki? Umuco ni umuntu. Umuco ni umuntu, ni ireme ry'ukuriho muri iyi si. Mu isi ukiri mu buzima, uri mu mubiri, ni ibiranga, ni identite yawe y'uko ubaho muri iyi si, muri no space, iyo bita muri space and time, mu gihe n'aho uri. Umuco niwo ugena imibanire yawe nawe ubwawe, imibanire yawe n'abandi, n'imibanire yawe n'isi muri rusange. Nawe iyo uteye imbere rero aho ngaho, kubera ko ari wowe ariho hagena uwo muco, ariwo ugena imibanire yawe n'ibikuzengurutse ndetse nawe ubwawe. Numva iyo utekereza kubiteramo imbere, byanze bikunze bigomba gukenera uno muco, kuko uratera imbere muri uko kuntu n'ubundi ni muri iryo gena migambi yawe urimo nk'umuco, uburyo uzabaho, uko uzabana, iryo terambere rigomba kugusanga aho hantu, aho ngaho hashyizweho hitwa umuco wawe. Ntabwo ushobora gutera imbere mu muco w'abandi, ntabwo ushobora gutera imbere udafite umuco, kubera ko umuco niwe muntu, niwe identite yawe, niwe utanga inzira z'uko ukwiye kugenda muri iyi si, uko ukwiye kuhagenda n'aho ukwiye kugarukira. Aho rero ni naho rero iterambere rigaruka rijya muri ayo mayira, niho haza iterambere. Urumva rero ko nta handi iterambere ryajya ngo ribe iterambere ritagendeye muri ayo mayira agenwa n'umuco wawe. Niyo mpamvu ibihugu nk'Ubushinwa birimo gutera imbere cyane, kubera ko biguma mu nzira zagenwe n'umuco wabo. Urumva, bagatera imbere neza, bakaba bakwifuzwa. Twebwe rero turi mu muco wacu, ntituri no mu w'abandi, turi hagati, turapfubye, twarapfubye, turi aho ngaho. Niyo mpamvu ubona iterambere muri Afurika risa naho ryadindiye ritanashoboka mu bihugu bimwe na bimwe. Nuko tutari abino, nta n'ubwo turi abiriya, so ntabwo twamenye uko dutera imbere. Twatera imbere se mu zihe nzira zagenwe n'iki? Iyo niyo tandukaniro. Byose twabishyize mu maboko y'Imana nk'uko amadini abibwiriza abantu. Ni Imana, ni habyara Imana, ni hareba Imana, ni hatunga Imana, ni havuga Imana, twe nta responsibility turiho, kandi niko dushaka gutera imbere. Ntabwo Imana ari ishaka gutera imbere, ntabwo Imana ariyo ngo wakora Imana ngo ibintu twiyambuye ubushobozi, ibintu byose ni Imana. No, ntabwo Imana yakuzanye hano yakuremye ngo ube ikiburaburyo, ube epfo na ruguru, witega amaboko. Urumva, n'ubundi se mbere y'uko ubaho Imana yarakoraga, ntabwo uyihaye ijambo, ntuyihaye imikorere, ntuyihaye kuyitira amazina y'abana bawe, no kwerekana ko wowe ntabwo uzi mu by'ukuri impamvu ubyaye, ntuzi, nta mugambi ufite ku mubyaye, byose ubiteza Imana. Ibyo rero iyo bigenze bityo birangira nyine tubaye abo turi muri iki gihe tubona nka Afurika, ngo ndavuga umugabane twahindutse umugani, baraduseka bakabyanira inzara gusa, ubuzima bugakomeza. Mu masaha makeya ari imbere, Kiliziya Gatolika iribuka ijyanwa, byo bita ngo ni ijyanwa rya Bikira Mariya, mu ndimi zabo babyita ngo na Assumption. Ese iri Assumption uyibona ute? Icyo ni ikinyoma gikomeye cyambaye ubusa. Ni nacyo kibazo n'iby'umukuru w'igihugu yavugaga, ariko mwebwe babashuka ibintu mubona ko bidahari. None se nyine Assumption ni iki? Assumption, to assume. Ni nko assuming ikintu utazi. Ni imagination.
none se urizihiza imagination gute ubwo uri umeze uti ikintu utazi ukimagina kuko kitariho ntabwo wimagine ikintu cyabaye wimagine ikintu gishobora kuba kitazanaba cyangwa kitigeze kibaho noneho ubwo turimo kwimagina mu mutwe wacu ko Bikira Mariya yagiye mu ijuru kuko ntaho yagiye noneho twatangiye no kubyizihiza tubirimo twaririmbye ubwo se urumva atari ya myumvire yamaze gucinyizwa cyane ku buryo umuntu atakizi icyo asereburatinga n'icyo adakwiye gusereburatinga gute imagination gute abantu basereburatinga amateka yabayeho bakibuka ibyabaye bakongera bakabyishimira nk'ubwo wishimira imagination ute uri umuntu muzima ufite ubwonko bungana n'ubw'abandi ufite ikintu utazi ukisereburatinga ute ariko ni gute uwo bita umubyeyi Bikira Mariya abyara Imana kandi akaba n'umubyeyi w'isugi ugasanga umuntu ni umuntu w'umugabo mukuru wize n'ayo mashuri za PhD n'ayandi ariko ugasanga umuntu arabyemera koko ko Bikira Mariya nyine baba barakwishe mu mutwe si byo se twatangiye tuvuga baba barakwishe mu mutwe ku buryo ibyo bakubwiye byose ubimira mu nguri ntabwo utekereza ko bavuga ko iby'Imana utabitekereza ntabwo you don't apply wisdom you don't apply ntabwo apply ibitekerezo ko nuzana ibitekerezo urakoresha kurwanya Imana aho ni ukugira ngo bareme icyuho rero bazaza banyuzamo buri gihe ibyo umira mu nguri udashobora gutekereza niko kayunguruzo Imana yaduhaye kugira ngo dushungure urebe ibizimu bifate ibindi by'imyanda bite muri pubere nibyo bita ubwenge nibyo bita ubwenge mu Kinyarwanda cyiza icyo gihe rero bamaze kwica umuntu bamubuza gushungura ibyo abwirwa bamubuza gushungura ibyo ahawe ibyo bamuhaye byose ibyo bashatse byose akaba ibyo bimujyamo niyo mpamvu ubona tumeze dutya ibintu turimo ntitubizi ntabwo wabidefana kuko natwe ntitubizi babidupakiyemo ntabwo ari ibyacu nyine tugana ku musozo urabona ko haba hari icyizere ko nibura abanyarwanda cyangwa n'abanyafurika muri rusange tuzamenya ukuri koko bityo tukaba twabaturwa ukuri kuraharanirwa kurashakwa ariko turi abanebwe gusa umuntu ndibuka nkiri mu Rwanda najyaga nigisha abantu cyangwa twaganira umuntu akavuga ati urimo kumvunira ubwonko mbabarira ndo arashaka kuvunika kubera ko gutekereza ntabwo wamenya ukuri utakoresheje ibitekerezo utabigushyize ku kazi ngo bitekereze kandi twebwe ntidushaka gutekereza kubera ko biratuvuna ni bwa bunebwe butuma nyine batugenera uko turi ibihugu bisabiriza ni nako dusabiriza ubwenge intekerezo ibyo rero igihe tutaramara kuko wese wari wabona umuntu wakize atakuye amaboko mu mufuka ngo akore urumva ni ngo nzicara ngo ubukire ngo busange n'ibindi rero ni nk'uko ntabwo ushobora kumenya ukuri utagushakishije utaguharaniye utemeye ngo ubire ibyuya byo mu bwonko by'intekerezo zawe kuvunika hanze ku mubiri ukoresha amaboko kugira ngo ugire ibyo ugeraho ni nabwo ugomba gukoresha ubwonko cyane ukavunika kugira ngo ugire icyo ugeraho mu kijyanye n'icyaho kugira akamaro cyitwa ukuri iyo ngingo yindi yo ijyanye n'iterambere yo n'izi nkunga z'abanyamahanga zo ni ingingo y'ukwayo tuzaganiraho mu biganiro byacu bitaha nta kibazo rwose niwe munyamakuru ngira ngo wa YouTube wa mbere nkoranye nawe ndagusaba rero icyo nangira YouTube hari ukuntu bintu mu bikoresha inyito zitari zabyo zirimo bikabyo zibeshya ndagusabye uko nkwizeye nanjye uzabinkorera utyo hari ubona mushakisha amafaranga cyane bigatuma mwangiza amazina y'abantu n'agaciro kabo mu matitire muha ibiganiro byanyu yewe ntuzabinkorere kuko waba uhemutse ntabwo nabikora rwose twebwe ntabwo dukora ibyo bintu bikorwa n'abantu bo muri showbiz nibo bagira izo ngeso
birahenze sinjya nta YouTube nta mu YouTube njya mvugana nawe kandi benshi barabisabye ariko icyo kintu gishobora kwicira reputation. Gahunda yacu ni ukwigisha kuko urabona ingingo nk'iyo ngiyo ni abantu benshi baramutse bayumvise hari aho yabageza kandi heza. Ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Bwana Mugabo John, kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo imvura igwa nisubira. Nta kibazo rwose ndahari uko nzashobozwa tuzakomeza tuganire. Turagushimiye cyane. Nanjye ndabashimiye.